byara marira n'agahinda mu karere ka Karongi ku babyeyi b'uyu mwana. Abaturage bakanguwe n'amarira y'umwana w'umukobwa bivugwa ko yavaga mu nzu y'umwarimu wari usanzwe amwigisha. Niki cyabaye muri aya masaha y'ijoro? Ni gute abaturage bamenye amakuru yatumye inzego z'umutekano zihutira gutabara? Kandi se ni izihe ngamba ubuyobozi buri gufata nyuma y'ibi byatumye abaturage bo mu karere ka Karongi bacika ururondogoro? Muri iyi nkuru tugiye kubagezaho amakuru yose amaze kumenyekana kano kanya ku kibazo gikomeye kiri gukurikiranwa n'inzego z'umutekano. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ndetse n'izindi nzego zigiye zitandukanye zirimo polisi zimaze guta muri yombi umugabo w'imyaka 30 y'amavuko wari usanzwe akora umwuga wo kwigisha, ubwo ndavuga ubwarimu, mu karere ka Karongi, ukekwaho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 14 yigishaga. Ibi byabereye mu mudugudu wa Gasharu, akagari ka Gacaca, aha ni mu murenge wa Rubengera, mu ijoro ryo ku itariki 7 Kamena 2026, nk'uko amakuru yatangajwe n'abaturage batuye hafi y'aho ukekwaho icyaha acumbitse abivuga. Byamenyekanye yuko bumvise amarira y'umwana mu masaha y'ijoro, ibintu byabateye impungenge ndetse bikabashishikariza gutanga amakuru hakiri kare ku nzego zibishinzwe kugira ngo zikurikirane iki kibazo. Abaturage bavuga ko uwo mwana yari yagiye kwa mwarimu aherekejwe na musaza we muto. Mu gihe bagiye barinjira bicara muri salo, maze umwarimu arasohoka avuye mu cyumba cye, afata uwo mwana w'umukobwa amujyana mu cyumba, maze musaza we asigara yicaye muri salo. Abaturage bavuga ko uwo mwana yari yagiye kwa mwarimu aherekejwe na musaza we muto, ngo bagiye bicara muri salo, maze uwo mwarimu asohoka mu cyumba cye, maze afata akaboko uwo mwana w'umukobwa amujyana mu cyumba cye, maze musaza we asigara yicaye muri salo. Maze abaturage bumvise urusaku, uwo mwana ataka cyane arira, ibintu byahise bikurura amakenga ndetse bibaza n'icyo uwo mwana abaye. Bamwe mu baturanyi bavuga ko kandi uwo mwarimu yari amaze igihe avugwaho imyitwarire itari myiza ku bana yigishaga, nubwo nta bimenyetso byari bihari. Abaturage bakagomeza kubivuga babivugira mu matamatama kubera ko nta bimenyetso bifatika byari bihari, n'ubundi iyo babivuga byari gufata ubusa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubengera Ayabagabo Faustin yemeje aya makuru, avuga ko inzego z'umutekano zakiriye amakuru yatanzwe n'abaturage maze zihita zitangira iperereza kano kanya. Yasobanuye ko ukekwaho icyaha yahise afungwa ndetse afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Rubengera mu gihe iperereza rigikomeje. Ku ruhande rw'umwana uvugwa muri iki kibazo, yajyanywe kwa muganga kugira ngo ahabwe ubufasha bwihuse ndetse akorwe n'isuzuma ry'ubuzima nk'uko bisanzwe bikorwa no ku bandi bahuye n'iki kibazo. Ubuyobozi bw'umurenge bwa Rubengera bwatangaje ko gusambanya umwana ari icyaha gikomeye cyane gihanwa n'amategeko y'u Rwanda, bunibutsa abaturage ko bafite uruhare rukomeye mu kurinda abana babo no gutanga amakuru ku gihe habonetse abantu bari gushaka kubahohotera ndetse no gushaka kubashukisha ibintu bigiye bitandukanye kandi by'amafuti. Basabye kandi ko ababyeyi, abarimu n'abarezi bakomeza gukorera hamwe mu kurinda uburenganzira bw'abana ndetse no kurinda ihohoterwa iryo ari ryo ryose rikorerwa umwana w'umukobwa. Nshuti bavandimwe mwadukurikiye, mwebwe mubitekerezaho iki? Ese ni uruhe ruhare abaturage bagira mu gukumira no gutahura ibyaha bikorerwa abana mbere y'uko bigira ingaruka zikomeye ku buzima bwabo? Niba ukunda amakuru yizewe kandi asesenguye, kanda subscribe kandi no kukazugira kugira ngo ujye ubona amakuru uko bwije n'uko bukeye tugenda tubagezaho. Mwakoze cyane gukurikira Itohoza TV. Nitwa Bienveni Kwizera.